Uyu munsi ndifuza ko twiga kuri Pasika kandi tukayisobanukirwa neza, kuko mu Mana ikintu kiba cyiza iyo ugikora gisobanukiwe kuko bimworohera no kukigendamo neza. Mbanje rero kubifuriza mwese Pasika nziza, nifuza ko Kristo yakongera kuzukira mu mitima yacu kuko abatuyemo ntateka bazacirwaho. Ubusobanuro busanzwe kuri Pasika. Pasika ni umunsi abakristo bizihizaho umunsi w'izuka rya Yesu Kristo, ukaba kandi ubanziriza umunsi wo kwizihizaho Pentekote nk'umunsi umwuka wera yamanukiye intumwa. Mbanje rero kubifuriza mwese Pasika nziza, nifuza ko Kristo yakongera kuzukira mu mitima yacu kuko abatuyemo ntateka bazacirwaho. Ubundi hariho ubwoko bubiri bwa Pasika. Hari Pasika ya kera ariyo Pasika ya Kiyahudi, hakaba na Pasika y'ubu ngubu ariyo Pasika ya Gikristo. Pasika ni ijambo risobanura kunyuraho, guhita cyangwa gutambuka. Pasika mbere na mbere yatangijwe na Mose ubwo bari muri Egiputa. Ni igihe Uwiteka Imana yari igiye kunyura muri Egiputa ngo yice abana b'imfura n'ibigirwamana byaho, gusa itegeka Abisiraheli gusiga amaraso y'umwana w'intama ku rugi, bityo niza ikayabona ntacyo yari butware abo muri iyo nzu, kugira ngo ndetse bibere Abanyegiputa ikimenyetso. Pasika ihera ubwo yizihizwa, ndetse Imana igira itegeko ngo bajye babikora kugira ngo bibuke ko Imana yanyuze muri Egiputa. Wakibaza uti kuki abakristo twe twizihiza Pasika? Iki kibazo turagisubirisha ijambo riboneka muri Luka igice cya 22 umurongo wa 15 kugera kuri 20. Aha ni igihe Yesu yari agiye kwizihiza Pasika hamwe n'abigishwa be. Gusa hari ibimenyetso yakoze ngira ngo twitondere. Yafashe divayi arayishimira, ayihereza abigishwa be ngo banyweho bose kuko yari amaraso ye agiye kumeneka ku bwa benshi. Arongera ati, nimwakire muryeho mwese, uyu ni umubiri wanjye. Mu yandi magambo, ibyabaye ririya joro Kristo ari hamwe n'abigishwa be byari ihererekanya bubasha hagati y'isezerano rya kera n'irishya. Nuko arababwira ati, aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Ijambo ry'Imana ryongera kubyerura neza mu Bakorino ba mbere igice cya 5 umurongo wa 7, haravuga ngo kuko Pasika yacu yatanzwe ari we Kristo, ubwo mu cyimbo cya za ntama zose n'amaraso yazo, twe Pasika yacu yahise iba Kristo. Ushaka kwibaza uti ese ni kubera iki tuyizihiza buri gihe? Nk'uko Imana yategetse Abisiraheli kugira Pasika itegeko ndakuka, niko na Kristo yabigenje avuga atya ati, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Kandi Yesu ibi yabikoze ubwo Pasika y'Abayahudi yendaga gusohora, maze azuka ku cyumweru yabaye. Nyamuneka wowe uri kudukurikirana muri aka kanya, nagiraga ngo musabe uharanire kubera amaso iby'iki gihe. Uzabona kenshi Pasika ku bishushanyo bayishyiraho amagi cyangwa inkwavu, kuko ngo mu mihango ya Kiyahudi amagi cyari ikimenyetso cy'ubuzima bushya, naho ibyo by'inkwavu byo ni imihango y'abantu ngo zabaga zabyaye. Mukristo ndagira ngo ngusabe ntuteshwe agakiza kawe n'ibyo ureba by'iyi minsi y'imperuka. Mukomeze mugire Pasika nziza, muzirikana impano y'agakiza n'ibyiringiro twahawe n'izuka rya Yesu Kristo. Kanda subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane byinshi byiza kuri YouTube channel yacu.